Hirya no hino ku isi magingaya hari amamiliyoni n'amamiliyoni menshi y'abagore n'abakobwa mu gikari habereye imari bagahongwa idolari. Abirari ryishe nka bamwe mu bagabo mu ngo bitameze neza na bamwe mu basore b'ibihenya nkono cyangwa se abasore imyaka yabanye umurundo batarashinga ingo batanafite n'umwanya wo kureshya abakobwa. Harimo abayoboka za marayi, mu mvugo z'abaturanyi babita abadandaza amagara, abakora uburaya. Hari benshi mu b'igitsina gabo babayoboka. Kuri ubu mu Rwanda harabarurwa ibihumbi n'ibihumbi by'abakora uburaya. Byonyine nko mu mujyi wa Kigali ababukora barenga ibihumbi 9. Umwuga ushaje cyane, bamwe bakabahimba amazina ngo ni za kabwera zibwera bwera. Iki kiganiro ni igice cya kabiri kivuga ku buraya. Igice cya mbere cyatambutse ubushize. Mu kiganiro isi n'abantu cyatambutse twarebeye hamwe imva n'imvano y'ibikorwa by'ibitera soni, uburaya, uko bwadutse hirya no hino ku isi. Nababwiye ko bwadutse mu mwaka w'ibihumbi 2400 mbere y'ivuka rya Yesu. Butangirira mu burasirazuba bwo hagati muri Mesopotamia, ubu ni mu gace ka Iraq. Bwahereye muri Mesopotamia mu bwami bw'Abagiriki, mu bwami bw'Abaromani, hose bikorerwa mu nsengero. Bihinduka imari ishyushye, ibikomerezwa bitangira gushoramo akayabo. Ndetse n'umuntu wese ugerageje kubangamira ibyo bikorwa by'ibitera soni hariho amategeko amuhana, kuko yabaga ahombeje ubukungu bw'igihugu. Bwaradutse ibikorwa by'ibitera soni birakwira hirya no hino ku isi, ndetse no mu Rwanda ntibatangwa. Uko gukwira hirya no hino ku isi byahaye icyuho icuruzwa ry'abantu. Bamwe bakajya bashorwa mu buraya hakishyurwa ibikomerezwa. Ni byatumye imiryango mpuzamahanga itandukanye ihagurukira kubirwanya. Mu bihugu bimwe na bimwe hanashyirwaho amategeko agamije guca uburaya mu rwego rwo gusigasira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse no kurandura burundu icuruzwa ry'abantu. Ese ku kijyanye n'uburaya mu Rwanda bwadutse bute? Niki inzego zitandukanye zibuvugaho? Iki ni ikiganiro isi n'abantu. Jye Olive Mburi yambabariye. Wenda ushobora kuba utarumvise ikiganiro cy'ubushize ukitiranya uburaya n'ibindi bikorwa by'urukozasoni byo gusambana ndetse n'ibindi. Reka nongere mbibutse gato igisobanuro cy'uburaya. Inyandiko nyinshi zisobanura ko ari igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ibifitanye isano nayo, ariko habayeho ikiguzi runaka. Icyo kiguzi gishobora kuba ari amafaranga cyangwa ikindi gihembo runaka abantu bumvikanye ku giti cyabo. Urugero, mushobora kumvikana ko nimumara gukora ibyo byamfura mbi, uwo mwabikoze ashobora kuguha inka, ihene, inzu, ibiryo ndetse n'ibindi, cyangwa se akanabiguha mbere y'uko mubikora. Umuntu waryamanye n'undi kuko yahawe ikiguzi runaka niwe byitwa ko yakoze uburaya. Muramutse mubikoze nta kiguzi kirimo, ubwo ntago bwaba ari uburaya. Nka 3 abagabo nka 3 urayaba amaye nka data ndabipevera. Aho ushobora kwifata ku munwa uburyo imyanya y'ibanga y'umukobwa ukiri mutoya yinjirirwa n'abagabo 3 icyarimwe. Ese mu Rwanda ho ibi bikorwa by'ibitera soni byatangiye ryari? Ni ibintu bikunze kugibwaho impaka nyinshi, byibazwa na benshi cyane. Nibi bibera mu Rwanda muri iki gihe na mbere byarahozeho. Ushobora kumva uburaya bwarahereye mu bihugu byo hirya cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati bigakwira hirya no hino ku isi no muri Afurika birimo, ukagira ngo wenda ibikorwa by'uburaya byazanywe n'umunyamahanga mu Rwanda. Ubundi se byadutse biti? Dukurikije ibirari by'amateka mu Rwanda, ntaho amateka agaragaza ko higeze habera uburaya. Abantu bakurikizaga indangagaciro y'umunyarwanda. Za kirazira zahabwaga ijambo. Cyaraziraga gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke ku karubanda. Umwana w'umukobwa yitabwagaho by'akarusho, ku buryo nyina, ba nyirasenge na ba nyina wabo batigeraga bagoheka kugeza bamushyingiye. Uwageraga mu gihe cy'ubwangavu, iwabo bakoreshaga uko bashoboye ngo adahura n'abasore. Se byagenze biti? Ibi byageze mu Rwanda gute? Hari amateka agaragaza ko kwaduka k'uburaya mu Rwanda byazanywe na bamwe mu bakobwa bo mu mirenge ya Huye ndetse na Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, nko mu mirenge ya za Kinazi, Rwaniro, Rusatira, za Ruhashya, Simbi, Mbazi, Maraba ndetse na Kigoma. Hari ku ngoma y'umwami Kigeli wa 4 Rwabugiri, ahasaga mu mwaka w'1880. Amateka agaragaza ko
hari abakobwa bo muri ibyo bice maze kuvuga hejuru bataga imiryango yabo bakajya kubwerabwera ku rurembo rw'ibwami aho rwabaga ruri hose. Muri icyo gihe ntabwo umukobwa wari warararutse yitwaga indaya nk'uko bivugwa kuri ubu, yitwaga icyangamubyizi. Kubera iki yitwaga icyangamubyizi? Abo bakobwa bo ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, abo bakobwa bo ku ngoma ye bakomokaga muri ya mirenge nababwiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye na Nyanza, biyita ibyangamubyizi. Barikora baca agahigo, biyita ibyangamubyizi, banga guhinga no gukorera iwabo imirimo itandukanye. Baciye ku rurembo rw'ibwami bavuga ko bagiye gushaka amata y'ibwami, reka mvuga umukiro cyangwa se akazi. Bavugaga ko bagiye gushaka akazi. Abo bakobwa bari barahimbye akaririmbo bataho kurwara ibikota byo mu ntoki, nzarwara ibikota byo mu birenge. Inkota mu ntoki ubwo nabyita nk'amabavu kumuhinga ukazana amabavu mu ntoki cyangwa se mu biganza, bataho kugira ngo nzazane amabavu mu yandi magambo, nazana ibikota byo mu birenge. Ubwo umukobwa yireba ubwiza ati kibasumba ikirezi kizira ikirezirezi sinaba umurezi ngo nsonze mfite itaranta Imana yampaye. Bataho kurwara ibikota byo mu ntoki, nzarwara ibikota byo mu birenge. Nkurikira inkotanyi Rubengera. Ushobora kwibaza iri jambo icyo risobanuye. Irubengera ubundi ni Karongi. Kuvuga ijambo inkotanyi, reka nsubire hejuru gatoya ninjire mu mateka. Uriya mwami nababwiye hejuru Kigeli wa kane Rwabugiri, izina rye ry'ubutwari ryari inkotanyi cyane. Uyu ni umwami wari ufite ibigabiri Rubengera mu karere ka Karongi. Uhise wumva neza impamvu bavugaga ko bakurikira inkotanyi Rubengera. Aha hari ibigabiro by'umwami kuri ubu. Nimvuga ijambo ibigabiro mu Kinyarwanda kitajimije ndabisobanura neza mu magambo abiri. Irya mbere ni igiti giteye ku rugo rw'umwami. Irya kabiri nimvuga ibigabiro wumva itongo. Sindi bukoresha ijambo urugo kuko kuri ubu nta ruhari. Ni nkuko navuga ko afite itongo i Karongi, ariko sindi buvuga itongo, ndakoresha ijambo ibigabiro. Ibigabiro by'umwami Rubengera, cyane ko yari afite ingo nyinshi hirya no hino mu Rwanda. Amateka agaragaza ko na Nyamasheke yari ahafite urugo, naho ngaho i Karongi nababwiye, cyane ko amateka agaragaza ko uwo mwami Kigeli wa kane Rwabugiri yari afite urugo i Nyamasheke mu murenge wa Kagano, ndetse ni Rubengera mu karere ka Karongi n'ahandi. Kuri ubu ni ahantu ndangamateka mu Rwanda hasobanura byinshi. Byari ibirindiro by'uwo mwami. Ibizwi cyane nibyo bya Nyamasheke muri Kagano na Karongi Rubengera. Ubundi ibigabiro byari ibiti byaterwagaho umwami yubakaga urugo, bikaba byaraberagaho imihango itandukanye nk'umuganura ndetse n'ibitero. Kari agaciyemo. Abo bakobwa bitwaga ibyangamubyizi, ubwo nanze gukoresha ijambo indaya kuko icyo gihe ntabwo ariko bitwaga. Baragenda jugujugu ni Karongi Rubengera gushaka akazi hafi y'urugo rw'umwami. Reka abahungu bazababone babarabukwe, babone inkumi nziza zitagira uko zisa zije kubareba, bati murakaza neza mboga zizanye. Nuko babiraramo babaha ibyo kwambara byiza batashoboraga kwigondera. Reka nkoresha ijambo imyambaro, nubwo atari imyambaro bambaraga, ariko genda akoresha ijambo imyambaro batashoboraga kwigondera. Babaha ibyo kwambara batashoboraga kwigondera, nabo babaha ibyo munsi y'urukenyerero. Abo bakobwa babaho neza sinakubwira. Nuko umwari yikiza umwambaro yikwiza ikimwaro, yirengagiza ibyo kuzambara agatimba. Ati bajye baza badimbemo bampeho ku rufito. Ati nta kuntu umutemba nshyushyu uteye amashyushyu abasore nasonza ntibikabe. Nuko abeyura kenda yerekana iby'imbere ngo akunda abona imbehe. Abasore bameze nka bihehe babasamira hejuru ngo bakunde bagusha imvura igejuru mu ijuru rito. Namwe mu magambo y'abataye Imana. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko uyu mwuga ufitanye isano n'ubukene, imyitwarire ndetse n'uburere budahwitse. Uzumva bamwe bavuga ko abapfapfa ari bo bagura za maraya. Bamwe bamaze kubona uko bagenzi babo babayeho neza n'ukuntu basigaye basa neza babikesha kuba ibyangamubyizi cyangwa se babikesha uburaya. Abakobwa i Nyanza nabo barahurura, biyita inyanga kurushwa. Ni irindi zina rya kabiri ry'uburaya mbere yuko batangira kwitwa indaya. Kuri ubu nsigaye numva baniyita amazina atandukanye nk'indangamirwa ndetse n'ayandi. Uburaya burakwira mu Rwanda hose,
bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe 1927 muri Kigali byari byarabaye akabarore, basigaye batagitinya. Bamwe bakajya bajya kwigurisha ku basirimu, abandi ku bazungu ndetse n'ahandi. Birakwirakwira bigera mu bice bitandukanye byo mu Rwanda. Umwuga w'uburaya ese ubundi mu Rwanda buremewe? Inzego zibuvugaho iki? Ubundi se amategeko y'u Rwanda hari icyo avuga ku buraya? Maître Maurice Munyentwara arabikomozaho. Reka ni itegeko nta n'ijambo uburaya riba mu Rwanda. Mu Rwanda igitari mu itegeko ikitagujijwe kiremewe. Ni itegeko barisobanura. Ni ukuvuga ngo icyaha ni icyanditse mu gitabo cy'amategeko hano kikaba kibujijwe kinanirwa. Ikitanditse ni nkuko nta butinganyi uzabona mu gitabo cy'amategeko hano. Hari ibintu nyine usanga bibujijwe kuwenda kubw'umuco, kubw'ituze, kubw'imyifatire myiza ariko byanze bikunze bitagize ibyaha. N'uburaya mu gitabo cyacu cy'amategeko hano nta burimo. Gusa ikintu bahana icuruzwa ry'abantu. Kuko hari abantu bafata abakobwa bakajya kubacuruza nk'indaya, ariko icyo babahanira ntabwo bahanira uburaya, bahanira gucuruza abantu. Icuruzwa ry'abantu ryo rirahanirwa, ariko uburaya ntabwo biri mu byaha mu Rwanda bihanwa. Ni icyo ngicyo cyonyine rero, nta n'ikintu cyo kwivugaho gihari mu by'ukuri, ko nta itegeko ryacu nta kintu bivugaho. Ni ikiganiro isi n'abantu mukomeje gukurikira kuri Radio TV 10. Nyubategurira kandi nkabagezaho iki kiganiro ndi Olive Mburi Yambabariye. Turimo kurebera hamwe ku mvano y'ibitera soni uburaya bwadutse hirya no hino ku isi, ariko turimo kurebera hamwe uko mu Rwanda bihagaze. Kuri ubu nta mibare ya nyayo mishyashya igaragaza ingano y'abakorera uburaya mu Rwanda. Gusa ariko inzego zitandukanye zakunze kugaragaza ko ababukora hejuru ya 70% babikorera mu bice byo mu mujyi. Ahantu nka Sodoma muri Gikondo haramenyekanye cyane n'umuntu utaruzi umujyi wa Kigali amenya ko agace kitiriwe umujyi wa Sodoma na Gomora bivugwa muri Bibiliya. Imijyi yaberagamo ibikorwa by'ibitera soni, ibikorwa by'ubusambanyi byatumye Imana yirimbura. Agace ko mu Migina mu mujyi wa Kigali sindi bukagarukeho, nako kavuzwemo uburaya cyane. Mu Giporoso ahazwi nko muri Korodoro, iyo za Karabaye muri Rwezamenyo, mu Gashyekero haramenyekanye kubera uburaya. Niwikoza Nyamirambo imirire yaho yiganjemo capati, ibishyimbo ndetse n'ibindi bikaranze. Hari n'abakaranga utunyobwa bagakubitamo imyambarire idasanzwe bashaka amafaranga, kwicuruza cyangwa se gukora uburaya. Wagera hazwi nko mu isi ya 9 mu mujyi wa Kigali, naho ukifata mu maso. Abamenye za Gatsata mu Kiderenka n'ukwifata ku munwa. Abatuye Bugesera na Rubavu inkuru zasunika Simbabara ku bana bakora uburaya batujuje imyaka y'ubukure. Nyanza ndetse na Nyagatare, Rusizi n'ahandi abahatuye bifata ku maso iyo bageze ku maseta y'indangamiro. Nko mu mujyi wa Kigali honyine harabarurwa abakora uburaya barenga 9,000. Mu minsi ishize umujyi wa Kigali wavuze ko abakorera uburaya muri uyu mujyi bamaze kurenga 9,000, kandi ko ari ikintu gisaba kubanza gukemura ibibazo biri mu miryango kugira ngo ubone no gukemura ikibazo cy'uburaya. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko umubare munini w'abakora uburaya ukomeje gutumbagira. Uvuga ko kuri ubu barenga 9,000, mu gihe nyamara barenga 4,000 babarizwa mu karere ka Nyarugenge. Iyo mibare yaje yiyongera ku yari yaratangajwe muri 2022 yagaragazaga ko abakora uburaya mu mujyi wa Kigali ari 7,000. None mu gihe cy'imyaka 4 imibare irerekana ko barenze 9,000. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bugaragaza ko ubwiyongere bw'uyu mubare hanini bufitanye isano n'ibibazo byo mu miryango, cyane cyane uburere bugenda bugabanuka uko ibihe bigenda bisimburana. Bunagaragaza ko kandi bwatangiye gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye zigamije gufasha abakora uburaya kubuvamo. Izo gahunda zirimo kubigisha imyuga itandukanye ndetse no kubafasha kubona ibindi bakora bikabateza imbere. Bugaragaza ko ubufatanye bw'inzego zitandukanye n'abaturage ari ingenzi cyane mu guhangana n'iki kibazo gikomeje kugaragara hirya no hino. Izi gahunda kandi zunganirwa na Leta y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga mu gufasha abo baturage kuva muri ubwo buraya, ibarinda ingaruka zitandukanye, harimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka virusi itera sida ndetse n'ibindi. Minisiteri y'Ubuzima yo yatangaje ko nubwo bishimira ko virusi itera sida igenda igabanuka mu Rwanda,
ariko hakiri icyiciro kigihangayikishije cyane cy'abakora uburaya kuko 35% muri bo bafite ubwandu bwa sida. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko impamvu bagaragarwaho ubwo bwandu cyane cyane bijyanye n'uko batitabira gahunda z'ubwirinzi. Izo zirimo gukoresha agakingirizo, imiti ndetse n'ibindi. Ni mu gihe bamwe mu bakora uburaya bamwe bagaragaza ko akenshi bituma batitabira udukingirizo biterwa n'abakiriya babagana. Ese kubera iki bamwe mu bakora uburaya badakoresha ubwirinzi? Oya, baratubeshyera bituruka ku bagabo. Aguhitishamo ati araguha menshi akoreraho cyangwa se aguhe makeya akoreshe prudence. Kubera ko ubuzi ko uhagaze uhitamo ukavuga ati n'ubundi nararangiye nta kibazo. Ariko abenshi ari igihe nyine mujya muri icyo gikorwa ugasanga arayambuye. So waburwaye ukemera agakingirizo cyangwa n'ubundi wiciramo ko n'ubundi ntacyo uri kuramira. None se ubwo umuntu yagoreza 50 ibihumbi 10 ugahitamo iki? Uhitamo 50 nyine ugakoreraho 10 ntacyo ryakumarira. Bakubwiramo amahitamo nabiri, urafata make nyambare, urafata menshi nyambure. Nose ko aba yakwishyuye warwana nawe biru ni bibiri. Wowe unyiri kugurwa uhitamo ati ndagurwa cyasingurwa. Abahungu kenshi baba bashaka gukora ngo nago bariri ingubombo mu ishashi. Zephanie Nzeyimana, umukozi wa RBC ushinzwe serivisi zo kurwanya virusi itera sida, hari icyo yavuze ku bijyanye n'abakora uburaya ndetse n'ubwirinzi muri rusange. Ni imyitwarire y'abagore n'abakobwa bakora uburaya, akenshi usanga bakoresha n'inzoga cyane, bigatuma rero rimwe na rimwe guhitamo gukoresha agakingirizo bijya hasi. Kandi nanone iyo hari umukiriya ubahaye amafaranga menshi akababwira ko nta gakingirizo kari bukoreshwe, kubera ko baba bashaka amafaranga, akenshi bemera kudakoresha agakingirizo. Muri urwo rwego rero niyo mpamvu RBC ikoresha uburyo gukomatanya uburyo bwo kurinda virusi itera sida butandukanye ku muntu umwe cyangwa combination prevention. Umuntu tukamuha uburyo bukoresha imiti bwa bundi nigeze kukubwira bwitwa PrEP, akabuhuza no gukoresha agakingirizo kugira ngo igihe atakoresheje agakingirizo bwa buryo nabwo bube bwamurinda ntiyandure virusi itera sida. N'ababukorera mu karere ka Nyagatare bagiye batangaza kenshi ko mu gihe babona imishinga ibateza imbere hari ababucikaho burundu kuko akenshi babwishoramo bitewe no gushaka imibereho. Nubwo ntacyo amategeko y'u Rwanda avuga ku buraya, gusa hari igihe ababukora bashobora gukurikiranwa bakajyanwa mu bigo ngororamuco mu gihe babangamiye ituze rya rubanda, cyangwa se bagakurikiranwa n'inzego z'ubutabera bakajyanwa mu igororero mu gihe ubwo buraya bwatumye bakora ibyaha bitandukanye. Ni naha dusoreje ikiganiro Isi n'abantu cy'uyu munsi. Twaganiraga kumva n'imvano y'ibiterasoni byadutse mu Rwanda, ibikorwa by'uburaya byahereye mu bice bitandukanye by'isi bigakwirakwira no mu gihugu cy'u Rwanda. Jye mwari muri kumwe muri iki kiganiro, ndi Olive Mburi Yambabariye.